Kimushia. Atakuba dasoma se ibyo bintu wari wabibongorera mbere. Urumva twese ibingibi nibyo twifuza. Abantu benshi bakunda kuvuga, ujya wumva abantu benshi bakora muri mainstream media house bavuga ngo abantu bakorera kuri YouTube ntago ari abanyamwuga bla bla bla, dushinzwe ibintu byinshi. So mu rwego rwo kugenda dukosora ibyo bintu rero sometime aka nakazi nk'akandi, nayo mpamvu ngewe nifuza kubana n'umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bumunyuze, kugira ngo noneho nawe bizamusaidire muri za nshingano ze namushinze. Iyi contract iba notified kwa noteri nyuma yo gusinywa na ba nyirayo. Wabuze amategeko ya contract. Wanafite umutwe w'igihaza papa. Ariko JALAS buriya no umuntu nawe uzi gukorana n'abahanzi cyane, bitari gupromotinga no gukina indirimbo zabo gusa, ahubwo nawe muri systeme ya marketing no gucuruza abahanzi no muhanga cyane. Ibitaramo bigihari tugikorera amafaranga, nawe buri cyumweru yabaga afite ukuntu ari bukorane n'abahanzi buri muntu wese tukabasha gutunga urugo. So kubera ko nanjye rero nyuma y'itangazamakuru nanjye nkorana n'abahanzi yaba muri management yabo n'ibindi bitandukanye, JALAS twagiye duhurira ku bintu byinshi, cyane cyane gutegura ama event. Aka kanya JALAS Mana yaraduhuje, twese turi kuri Flash TV and Flash FM niho tubarizwa. Urumva mu by'ukuri ukurikiza ibyo ngibyo mbabwiye, hano duhari tumeze nk'umuryango kuko twese turaziranye mu buryo bwimbitse. Abantu navuga ntaziranye nabo cyane ni bariya ba camera operators. So ni nacyo kintu rero nashingiyeho mvuga ngo abenshi mwaramenye murankunda kuri Contact FM and Contact TV. Kano kanya ndi gukorana na Contact, ndi gukorana na Flash TV and Flash FM. Byarabatunguye abenshi muri mwebwe kumbona noneho nafashe umurongo ngenderwaho nanjye wo kwinjira muri online TVs, noneho mukambona ku zina rya 3D TV. Abantu benshi baratunguwe kubera ko bumvaga FATAKUMAVUTA naramuka afashe icyemezo cyo gukorera kuri YouTube ashobora kuzakorera kuri YouTube yitwa FATAKUMAVUTA, kubera ko ndayifite kandi nini, ndayifite content kuva mu 2012. Ndahamya ko ndi mu bantu ba mbere bafite content za kera kuri YouTube, kubera ko YouTube yanjye yitwa FATAKUMAVUTA, ugiyeho urasanga upload zayo za mbere nizo muri 2012. So nari mfite rero iyo challenge yo kuvuga ngo noneho nzakorera kuri YouTube cyangwa se nzajya he. So kubera ko mwese mubizi mfite album yitwa Fatalogy, na album abantu benshi batavugaho rumwe kubera ko bamwe bavuga ko ntayihari, abandi bakavuga ko ari agatwiko katinjiza. Ariko ukuri nuko album irahari. Bamwe muri mwebwe twagiranye ibihe byiza byo kugenda mbumvisha amasample, sibyo? Noneho rero kubera ko nteganya umwaka utaha ndateganya kwiyitaho cyane kubirebana n'ubuhanzi. Njyewe mbere yuko mba umunyamakuru nakoze ibintu byinshi nabisobanuye, bimwe mu byo nakoze navuzemo production ya video. Ariko mbere yuko ninjira muri production ya video back in days nabaye mu artist, nabaye muhanzi, ariko icyo gihe nakoraga musique traditionnelle, muziki gakondo. So kubera ko rero icyo gihe habagaho radio imwe ariho na televiziyo imwe iwabo wa Tike kuri RBA, niyo mpamvu navuze ngo Tike ni mukuru wacu, nawe arabizi promotion y'icyo gihe yari ntoya kubera ko abahanzi ni benshi, igitangazamakuru ni kimwe ntago cyashoboraga guhaza buri muntu wese ukeneye promotion. Ibyo bintu rero byambereye imbogamizi, iyo mbogamizi nza kubona ndi gukora umuziki promotion iri hasi, ikindi ndi kwihiringa nta mafaranga afatika yankora umuhanzi nifuzaga kugera. Niyo mpamvu natangiye
guhindura systeme z'ibyo nakora nkaza kwisanga nkora ibintu bijyanye no gufata amashusho byinshi. Ubwo ngubwo rero naje guhagarika umuziki wanjye hari hashize imyaka 10 aka kanya tuvugana mfite indirimbo mfatanyije na Kalfan ni indirimbo yitwa Muzabishobora ni indirimbo ntabwo izaba yapiaringa kuri Fatalogy ahubwo navuga ko ni nka bonus track ya Fatalogy ni imwe muri projet navuga ko nasohoye igitaraganya cyangwa twasohoye igitaraganya na Kalfan kugira ngo tubanze dukureho icyo gihunga cy'abantu bifuza kubona FATAKUMAVUTA uko aririmba bifuza kubona FATAKUMAVUTA mu isura ya gihanze bafite iyo nyota yo kwase ibyo bintu koko birahari niyo mpamvu Muzabishobora na Kalfan yasohotse so ndashimira Kalfan kubera ko Kalfan nawe ibintu byanjye ari ukuntu bigenda byiconnecta n'ibintu bya kera Kalfan nawe irandirimbo twamiranyije kuyikora mu myaka 5 ishize nabwo twari turi muri gumaguma cyo gihe bakingaga Bulldog ngewe nanjye nakoraga iby'amashusho ariko twese twagendanaga n'abahanzi hoteli babagaho natwe niyo twabagaho ibyo ngibyo rero byamaye connection mu bahanzi ariho nahera kuri Kalfan kuko mu byumba twaraganiraga icyo gihe twaje kuganira ibintu by'umuziki atungurwa nanjye nuko ndi umuhanzi ambwira ko akiri kwihiringa nawe kubera gufasha Bulldog ariko Imana nimukundira kava inyuma ya Bulldog akajya imbere nka Kalfan igihe nikigera tuzakora so yaje kubikora ndamushimira bubwe kuba yarikoze nka Kalfan ndamushimira bwa kabiri noneho kuba yarazirikanye icyo kintu tukagishyira mu bikorwa so ngarutse noneho ku kintu gikomeye nshaka kuvugaho ni kirebana n'akazi kanjye ko gukorera online ni 3D TV ndiye mpamvu nabwanga abantu benshi bari bazi ko nzazira kuri FATAKUMAVUTA ariko FATAKUMAVUTA mfite plan yo kwishyiraho umuziki gusa kurekera izo content nashyizeho mu gihe cyashize mu rwego rwo gukipinga CV yanjye ariko mu minsi igiye kuza kugeza igihe ntaziye iyo ndashaka kuyikoresha kubirebana na music yanjye Fatalogy nzayaploadinga kuri FATAKUMAVUTA nyuma yo ariko ndashaka kubanza kuyisohorera kuri Spotify then nkagenda nsohora video imwe buri kwezi ni plan izagenda igahura no kwa 12 ku mwaka wa 2022 ukwa 12 aribwo mfite launch ikomeye cyane yo kuronshinga album yanjye n'abahanzi twayikoranye 12 ubwo ngubwo for more details kuri yo launch yo biri muri upcoming days kuko urumva ni projet nini hanyuma rero 3D TV yo ni televiziyo ngomba kwapiaringaho nk'umuyobozi wayo nka CEO wayo ariko nanone nko mu presenter wayo cyane kubirebana n'ubusesenguzi kuko ibino bintu dukora twese murabizi turaba content creator yumvamo abandi barakishakisha abandi barabipinga ni ntangira gusesengura ariko ejo ukabona natumiye tike twicaranye turimo turaganira ari ngiye uri kumubaza hari ukuntu bizabangamirana ndavuga reka mese kamwe njewe n'ubusesenguzi gusa ariko kubera ko televiziyo ari ikintu kinini nkeneye n'abandi banyamakuru so abo banyamakuru rero bandi nkuko mubibona ni bano babiri bicaye uyu mukobwa wicaye iburyo bwanjye n'uyu nguyu wicaye ibumoso bwanjye nifuje kubabereka kubera ko nifuza gukora ibintu biri professionnel icyo ngambiriye kuri iyi nama ngambiriye networking gufungura amarembo ya 3D kuri mwebwe kubera ko sometime hari igihe abantu baguhamagara ashaka interview rimwe kabiri gatatu kamuhakanira akababara kubera ko atazi system ukoreramo urumva nkange amakuru mfite kuri street bamwe baravuga ngo FATAKUMAVUTA twaramuremye turamufasha none dusigaye tumuhamagara akatwima interview yarabyimbye icyo ni kimwe sibyo abandi bakavuga ngo FATAKUMAVUTA agurisha ibiganiro bye iyo umushaka guca amafaranga menshi so ibyo bintu rero byansize isura mbi ku kazi kanjye niyo mpamvu nashakaga kubikiriyaringa so ubu ngubu umbarizwa kuri 3D nk'umupresenter kandi nk'umuyobozi wayo CEO ariko nanone amarembo arafunguye ku muntu wese wakwifuza ko tugira na partnership niyo mpamvu nabatumiye akenshi usanga twese duhigira muri ibi bintu by'imyidagaduro ariko networking yacu na communication yacu iri hasi so ntago nifuza ko tuba nka ya systeme tuvuga mu bahanzi byo kuvuga ngo abahanzi nyarwanda ntabwo bakundana
so ndifuza ko twebwe dukora bino bintu cyane cyane online TVs twakundana tugafungurana amarembo tugafashanya. So icyo ni kimwe rero. Impamvu rero nahisemo kubereka bano banyamakuru, uyu mugenzi wanjye araza kwibwira ariko wenda mu magambo make yitwa EMMY NYAWE. EMMY NYAWE ni umunyamakuru nawe ufite CV nziza kubirebana na televiziyo ziri online. Yamaze gukavaringa ibiganiro byinshi mu minsi ishize yakoraga kuri Big Town TV. So ibi bintu nabikoze mu rwego rwo guca amagambo avuga ngo FATAKUMAVUTA atangiye kwiba abakozi, atangiye gushyira abantu ku ruhande akabashyiramo filozofi ze ugashiduka yagutwaye umuntu, sibyo? Bibe official ngo EMMY NYAWE akoranye na Bact igihe kinini cyane, ariko bibaye ngombwa ko dukomezanya nkuko nanjye natangire kuri contact akakanya ngo ndi gukomezanya na Flash TV. So uyu nguyu we yitwa Adeli. Adeli ni umwana w'umukobwa ufite passion kutangaza amakuru. TK Adeli yaragukunda ku rwego rwo hejuru, ndizera ko araza kubyivugira. No munsi mwiza kuri wo guhura n'umuntu umwenspira ku rugero rurenze urw'abandi. Adeli yizitangaza amakuru yaba muri segonderi no muri university. So Adeli rero akaba nawe ari umupresenter w'umukobwa ugomba kuzajya agaragara kuri 3D TV, ariko aba presenter ba 3D TV noneho bo baragaragara. Murabizi abenshi muri twebwe dukora bino bintu ntago bakunda kugaragara muri flame. So aba presenter ba 3D TV yaba EMMY yaba uyu nguyu bose baragaragara kuri televiziyo. Ubwo ngubwo rero mu magambo makeya nibyo ngibyo nabahamagariye byo kugira mbamurikire imikorere yanjye kuri online TVs, imikorere yanjye kuri 3D TV, noneho nabamurikire itimu ndi gukorana nayo mu rwego ruri official kugira duce ibyo bihuha byo kuvuga ngo bibye abanyamakuru bibye abakozi n'iki. Ibyo ngibyo tugiye gukurikizaho guha iminota mikeya ishoboka kugira ngo nabano babibwire imigabo n'imigambi yawe wenda n'utuntu n'utundi mu minota mike. Hanyuma ibyo ngibyo nibirangira turaza murangira inama ari ukubanza, kubera ko urumva nifuje gusangira namwe iminsi mikuru tukarangiza umwaka tuziranye twishimye. Hari ifunguro nifuza ko dusangira. Murangira inama niba bano barangije kubibwira twakurikiza ifunguro tukaza kubaza ibibazo turi kurya cyangwa twabanza ibibazo then tukarya nyuma turagihitamo to. Noneho rero ubwo ngubwo nitumara kubaza ibibazo ndifuza ko aba bakozi ba 3D TV amasezerano yabo nagiranye nabo ndayafite, ariko ntago nkuko mubizi amasezerano ni abari internal secret services, ntago nifuza ko tuyababwiraho byinshi. Icyo nifuje no kubikora biri professionnel bagasinyira imbere yanyu, ubundi noneho tugafatanyiriza hamwe no kwiragiza Imana mu rugendo rushyashya ruba joininga. Abenshi muri mwebwe mwadutanze kuri YouTube, dukeneye ko muduha support nkuko natwe imiryango ifunguye kubirebana na partnership. So mpereye iburyo bwanjye rero nkuko umuco wacu bivuga, reka duhe ikaze umukobwa yitwa Maombi Adeli. Murakoze. Amazina yanjye ni Maombi Adeli nkuko yari amaze kubivuga. Nishimiye by'umwihariko cyane gukorana na 3D TV n'izitangaza amakuru. Ntago nari nsanzwe nkora mu bintu byerekeranye na online TVs cyane, ariko ndifuza gufatanya nabo nsanzemo tugakorana neza cyane, tugateza imbere industry, tugateza imbere TV zo mu Rwanda. Ndizera ko na skills mfite cyangwa se nzanye zizambera impamba ndetse nkomeza n'urugendo rwo kwigira ku bandi. Impamvu nifuje gukorana na 3D TV, nahuye na FATAKUMAVUTA ambwira igitekerezo ndagishima, numva twakorana. Na graduate muri multimedia muri no mwaka. Nizera yuko skills mfite zizamfasha kubikora neza kandi nkabikora kinyamwuga, nkomeza no kwigira kubona sanzemo tugafatanya tugakorana neza.
icyo navuga rero ni ukubashimira kuba mwitabiriye mukaba mwaje kubana natwe kandi mbizeza yuko 3D TV igihe muzayikenera tuzaba duhari natwe igihe tuzabakenera muzabe muhari ku bwacu murakoze cyane arakoze cyane Deri mbere yuko ava kuri sound niba hari ibibazo bireba Deri twarimo baza kiri kuri sound akahagurukira kuri la desk Nitwa Blaise Nizero muri IGITEKEREZO TV kibazo cyanje cya mbere kirakubaza icyo ari we wese wabahisemo ya urakoze cyane impamvu ari ngiye ahisemo nuko ari ngiye twabashije guhura anekereza ko yaza ko yarahuye n'abandi wenda cyangwa se akagira skills runaka babonaho cyangwa se ubushobozi runaka babonaho yari kubahitamo nabo impamvu rero twarahuye ambwira igitekerezo cye ndagishima birashoboka ko hari n'abandi wenda bashobora kuba barahuye ariko igitekerezo ntibakishime cyangwa se izindi mpamvu zigiye zitandukanye igitekerezo rero naragishimye kandi mbona ko skills zanjye nshobora kuzibyaza umusaruro twakorana kandi tugakora ibintu byiza ikibazo cyanjye mu itangazamakuru n'ubundi turacyafitemo abakobwa bake cyane cyane muri YouTube nuza muri YouTube urasanga nahari bake cyane uzanye zihe mbaraga kugira ngo uhindura agakino byibuza n'abandi bantu bari inyuma baba abanyeshuri cyangwa se abandi bantu bashaka kuza muri system iri online bagufatireho urugero cyangwa se bakwigira urakoze cyane nk'uko nabivuze hari skills mfite hari ibyo nigiye muri multimedia nshaka gushyira muri practice uretse n'ibyo kandi nubwo ntakoze kuri online TVs ariko nagiye nkora mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda nari buze kuvuga amazina yabyo ariko nagiye mpakora nagiye menya imikorere igiye itandukanye nagiye nkurikirana itangazamakuru ryo mu Rwanda muri rusange ndizera yuko nubwo umubare w'abakobwa ukiri muto ariko bakwiriye gutangira nabo kumva ko birashoboka ko n'umukobwa nawe ashobora kugenda akaba yakora kuri online TV akaba yakora ibintu byiza akaba yakwinspira abandi bantu benshi nta zindi mbaraga zihambaye nitwaje murabizi ko ubuzima ni ishuri niyo umaze imyaka myinshi mu itangazamakuru uhora wiga uhora widokimenta so ndizera ko nkurikije ibyo nje mpasanga nzakomeza kugenda nigira kuba ntanzemo cyane abamazemo igihe kinini nkomeza kwidokimenta ndizera ko bizagenda neza kandi nzabikora neza cyane murakoze it's fine let's take out it's fine nagira ngo wenda kubera ko mu byo FATAKUMAVUTA yavuze ko wakuze ukunda TK umunsi ari muri press conference mu gutangira urugendo rwawe nagira ngo tubwire uburyo TK wamufataga n'uburyo wahaye agaciro kuba ari imbere yawe uyu munsi uri kuvuga kandi akagukurikira ukanamusaba kugushyigikira muri rusange mu itangazamakuru bivuze iki kuri wowe bivuze iki muri kariyeri yawe murakoze cyane TK nakuze ari umumama nkunda cyane nakurikiranaga ibiganiro bye byinshi bigiye bitandukanye ni umuntu kameme twafatiraho icyerekezo cyane nk'abakobwa bari kujoininga uyu mwuga w'itangazamakuru kuko awumazemo igihe kinini kandi akazi ke agakoraga neza cyane bikatwinspira kuko nka mbere ntago nkanjye umukobwa nari gutekereza ngo nzajya kuba umupresenter cyangwa nzajya mu itangazamakuru washoboga kumva ko ni iby'abagabo ni iby'abasaza bacu gusa ni iby'agaciro cyane kuba ari ahangaha ni umuntu mp'agaciro cyane wenda ni ubwa mbere tugize amahirwe yo guhura ariko ni umuntu mp'agaciro cyane kuko ubona ko ibintu bye abikora bishizeho umutima abikora ubona ko afite passion afite icyo ashaka kugeraho rero ni iby'agaciro cyane kandi yaduhaye urugero rwiza yarakoze cyane murakoze nitwa Arunabi ngwera 10 TV nshaka kukubaza hari isura yo kutumva ibyo FATAKUMAVUTA kuri bamwe akora
ntabwo biguteye ko bizabangamira imbaraga uzanye n'umuhate n'ubwiza bwawe ndetse n'ishyaka ufite? wakoze gushima no gukurikira ibyo nkora no kwishimira ibyo nakoze, kandi wenda mfite mikoro mboneho umwanya wo kukubwira ngo courage. Gutera imbere cyane cyane ku mwana w'umukobwa ni ukwicisha bugufi no gusenga. Nubona ko buri we abagafashe ukagira uburenga, ntabwo uzagera kure, ahubwo no kwicisha bugufi no gukora ibintu ubikunze kandi ubikeneye. Courage, karibu mu gakino. Musanze inzira twaraziharuye, ntabwo bikigoye nka kera twinjiye mu itangazamakuru dufata nk'abandi bantu batangaje, bakumva yuko umugore uri kuvugira ku yindi level, aho akoresha ibiyobyabwenge. Uriya mugore yameze atya. Abashima cyane abantu batacitse intege barimo banita, baje bafite imbaraga kugeza uyu munsi. So nawe courage kandi karibu. Nunze mu kibazo cyuri ibisubirize rimwe, uwo munyamatiku uzamushobora. Murakoze cyane. Afite ibikorwa bye yagezeho, n'uwamuvuga avuga ahereye ku bikorwa yakoze. So niba bahera ku bikorwa bye yakoze, ntekereza ko uzajya kumvuga nge azahera ku bikorwa byanjye. Ntabwo ibikorwa bye byanshi intege, kuko nkuko nabivuze hari abandi benshi batubandirije kandi baduhaye urugero rwiza. Rero ntabwo ibyo wakora byose buri wese abiclass uko abishaka cyangwa se bitewe na level ye y'imyumvire. So icyo ngiye numva nzakora no gukora ibyo nshinzwe neza kandi nkabikora uko bikwiye. Rero ntago ntekereza ko hari ikintu na kimwe kizabangamira ikindi. Ari mu kazi ke, nanjye nzaba ndi mu kanjye. Nta kintu na kimwe kizabangamira ikindi. Murakoze. Murakoze. Reka noneho twongere dukore bwacu. Fadeli garuka mwana wawe, twakire EMMY NYAWE. Cyane ko nabonye hari amartikiri yatangiye gusohoka ngo FATAKUMAVUTA ngasenye Big Town ngo yibye umukozi. So reka nawe tumwumvire. Mwari muri ahariko kabaye kabisa. Yes, amazina yanjye nitwa Rukundo Emmanuel, niyo mazina niswe n'ababyeyi, ariko muri showbiz nkoresha amazina ya EMMY NYAWE. Ndi umunyamakuru, ni ibintu mazemo igihe kinini. Mbere yuko hari icyo wenda ndi buvuge, ngenda tangira nshimira ku muntu wari we wese wagiye afasha mu rugendo rwanjye kuba nicaye hano imbere y'izi mikoro zose zingana gutya. Ntabwo ari ibintu natekerezaga mu bwenge bwanjye. So ku bantu benshi mwagiye mubona story yanjye cyangwa se n'ubuzima nagiye nyuramo, sinenze ko rero uyu munsi nakagombye kuba nicaye imbere ya kamera zingana gutya. Mbere na mbere ndashimira umuyobozi w'ikinyamakuru cya Yawe TV aho nahereye, aho natangiriye. Ndamushimira cyane bimvuye ku mutima. Burya utazi yavana nubwo amenye yajya, niyo mpamvu rero ntangira mushimira. Ndashimira Papi Ndahiro Valence wo kuri BTN, nawe yaramfashije kuko naciye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ku Bicu TV, nca kuri Kasuku naho narahaciye. Abo bose bagiye bamfasha, bose ndabashimira. By'umwihariko ndashimira na Dekati, nawe yaramfashije cyane. Ariko abantu nshimira, ndashimira Yago, nubwo wenda atari hano, wenda nari no kubimushimira, ariko ndamushimira cyane. Yagiye amfasha. Ndashimira Lucky, ndashimira Tike, ndashimira Agasaro, ndashimira buri muntu wese uri hano, ndashimira Jado. Buri kinyamakuru cyose kiri hano mwese ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima, mbifuriza n'umwaka mushya muhira wa 2022. Nje kuri 3D TV, iyi game nyimazemo iminsi, narakoze kugira ngo ibi byose mbe nicaye hano. Ariko nkuko Tike yabivuze, burya iyo udasenga ibintu byose birapfa. Iyo udasenga ngo ibintu byawe bishyira mu maboko y'Imana, ibintu byose birapfa. Urugendo rwanjye narutangiye 2017 irimo irangira, ntangirira kuri Yawe TV, nabibabwiye, birakomeza, shyiramo umuhate, mbona abajyanama beza bangira inama, so mbona ibintu bigiye bikunda. YouTube
cyangwa se abantu bose bakorera kuri YouTube nyemba fata nk'umuryango wanjye kuko bose niho dukura ibidutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntago najya hariya ngo ntera amabuye ku muntu wese nagiye nca mu maboko yiwe, wari wese ndamushimira kandi ku ruhare rwe. Nakira mugenzi wanjye mushyashya nyene n'ubu ngubu mba mubonye ndabona Imana irandemeye tugiye gukorana n'umuntu irandemeye ariko hatagira umuntu uri buze kubyumva nabi. Karibu kabisa tuzakorana. Ngiye namaze guhitamo nicyo kibazo. Oya mwinshuka namaze guhitamo atabyumva hari akaza kubyumva nabi, ariko ngiye namaze guhitamo munabyumve gutyo. Rero ndamushimiye Karibu, nanjye niteguye kugufasha kandi ndashimira nafata kuba barampisemo kuvuga ngo bamakazi. Ni ibintu by'igiciro kinini cyane. Uyu munsi nanjye ngiye kuzana inda nk'iza baraki bafite n'abandi bandi. Hagiye gushya. So sinzi rero kuri 3D TV ndahaje ku muntu wari wese twakoranye cyangwa se ku muntu wari wese narinde kuri Big Town TV twakoranye cyangwa n'ahantu hose nagiye mpera. So ngenda cyari open ndahari gufatanya nawe. Ndahari ku bantu mufite rero ibintu by'amashyari n'ibiki ngiye murabizi. Umuntu wese uje wari wese turakorana, ngiye nkufata ukuri. Iyo uje uri igisambo kuri ngiye nyine nkufata nk'igisambo tukagendana muri ubwo busambo bwawe. Iyo uje uri indyarya naye nyine tu nuko biba bimeze, ariko icyangombwa nuko tugomba kubaho kandi tukabana neza. Ibi bintu turimo tuzapfa tubisige, niyo mpamvu rero tugomba kubana mu mahoro. By'umwihariko ndashimira umuryango wose wa Big Town TV. So ndawushimira, nagiye numva ibintu byinshi ngo Emmy ngo byagenze gutya. Iyo umuntu agize so nibyo ngiye gusobanura. Iyo umuntu agize imyaka hafi 27 cyangwa 30 aba ari umuntu ushobora kuba yakwifatira icyemezo cyangwa umwanzuro. Wa mugani hari wabivuze ngo nta rugo rwubakira urundi. So Bact na Emmy ni Emmy. Emmy ni umukozi, Bact ni boss. Ni nko kwaba ikipe ya APR akabona ikipe ya Rayon Sport, umukinya akava muri APR akajya muri Rayon Sport. Akabaho na Kiyovu akaba AS Kigali. So nimba umukinnyi avuye muri APR akajya muri Kiyovu Sport, nuko ari byabuze muri APR agomba kujya gushaka muri Kiyovu Sport, kandi APR ari ikipe ifite izina. Ikindi iki kintu mbisobanure, nukundana umukobwa akakwanga kuko nta kintu ufite akajya ku mukobwa ufite kumujama ufite amafaranga. Nese uwo mukobwa uzamuveba ngo uriya musore ngakwibye umukobwa, ni wowe uzaba wizize ku myitwarire yawe cyangwa ku bushobozi udafite. So icyo kintu rero gisobanuke. Emmy ni Emmy, Bact ni Bact. So rero niyo mpamvu nanjye nafashe icyemezo cyo kuza kuri 3D TV, kuko imirongo ngenderwaho cyangwa se ibyo nifuza gukora buri muntu wese iyo utabibonye aho wari uri ujyaho bagomba kubiguha. So Bact ni umwana mwiza, bayida ndamushimira, atagira umuntu uvuga ngo Emmy na Bact bafitanye ikibazo. So aka kantu wenda reka nkavuge sikari ngombwa, reka nka clearing kugira ngo n'umuntu uri mujye kwandika amatitire nimuvuge ngo Emmy ngo yavuze ngo Bact ngo byagenze gutya. Oya, Bact yari boss wanjye, nejo bundi ashobora kongera kuba boss wanjye. Ni nkuko nje kwafata ni boss wanjye, ni nkuko ejo tijara ashobora kuvuga ngo Emmy ariko ndagushaka kandi nkagenda kandi nkagenda sibyo, nta kibazo gihari, nta n'ikibazo nigeze ngirana na Bact. Naricaye ndamuganiriza ndamubwira ati bimeze gutya na gutya, nabonye approach shyashya kandi ngomba kuyikora. Ibi bintu uragomba kubishyira urabyuzuza, ibyo uyama nawe urabima. Aravuga ngo ntago mbifitiye ubushobozi bwo kubiguha. So ndamusaba ko ngomba kugenda. So ikindi hari ikintu aba boss bajya birengagiza. Nshimiye fata kuba avuze ngo nje gusinya contract imbere yanyu kugira ngo nejo bundi ningirana n'ikibazo nafata namwe murahari, byibura nzabake n'aya ma video mfite icyo nifashisha. So narindi kuri Big Town TV mwitangazamakuru twerekanye ko ni ku kinyamakuru cya Big Town TV nasinye contract, ariko narindi kuri Big Town TV ntarabona contract yanjye mu gihe cyose nari maze. Anytime bivuga ko
iyo nza kuvuga ngo nakoze ikosa nkirukanwa nta cyari kuzandengera. So ariko boss wanjye afite we ibigomba kumurengera kuko ndi umukozi wasinye contract. So ibi bintu mu byumve hari igihe abantu tugendana mukavuga ngo kanaka ninda yavuye kuri televiziyo agiye kwindi nuko icyo yagiyeho hari icyo yabuze. Ntago aka kantu mukumve neza. Nari umukozi wa Big Town TV kandi njya kugenda suko ntasabye, narabisabye umukoresha wanjye ndamubwira nabonye ibi nibi urabifite urabyuzuza, mwereka imishinga nagiye nkora kuri Big Town TV. Abenshi nagiye kuri Big Town TV nimujya gukora checking kuri kubyagiye kuri Big Town TV mu mezi ane nahamaze video zigeze muri 20 za mbere ziri kuri Big Town TV zifite viewers nyinshi nizanjye. So bivuze yuko uwo muntu ntacyo nakoze kugira ngo nyikore. So ariko nk'umuntu kugira ngo nirengere nanjye ku giti cyanjye nagombaga gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. So rero bitavuze ngo ndamushimira cyane byimazeyo. Nje kuri 3D TV nta bindi bintu bya danje nzanye. Icyo nje nuko no gukorana namwe mwese n'umunyarwanda wese uri hanze. Style yanjye nazanye abenshi narayikoze mbona abantu batangiye kubizana ibintu babigira ibindi bintu. Nazanye style noneho si style ngiye kuzana ibindi bintu bibavuna amatako bibakoma ariko nibyo. Ndashimira Tija ngende n'umufana wawe ukiza nabikubwiye. Lucky ndi umufana wawe uri n'umuvandimwe ni byinshi tugiye duhuriraho. Ni benshi Jado yangiriye inama, Max kuri ndavuga Pizo nawe yangiriye inama. Ndabashimira mwese mwarakoze. Tugiye mwaka 2022 ibyo mutigeze mubona kuri YouTube nagenza na content nyinshi abantu benshi bakagenda nyine bazi n'ubundi ziracyaza muzaziriraho paka. Ndahari naho nagiye. Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane. I love you so much buri muntu wese wamfashije bose nabavuze kugeza no ku boss wanjye wa nyuma twari turi kumwe. Ubunje mu rundi rugamba rushyashya fata ku mavuta ni byisha ajya avuga wenda nicyo kibazo mpita nyivuga ni umusesenguzi ariko nubwo ari boss wanjye ari byo azasesengura nitudahuza tujya impaka mu kiganiro niko kazi tugiye gukora. So rero ndi tayari gukorana namwe. Tijara numamagara nzakwitaba, Lucky numamagara nzakwitaba, Samu numamagara nzakwitaba, Iris urugendo agasaro JALAS mwese nzabitaba. Ndi hano ku bwanyu, ndi hano kubwo umunyarwanda wari wese wifuza ko musupportinga cyangwa se mufasha muri ibi bintu. Ubwo rero waba ufite ikibazo icyo cyo cyose yambaza ubundi nkamusubiza ubundi tukirira inkoko baduteguriye. Sinasabye akazi wenda we baranyaprochinze nkuko umuntu wari wese yifuje umuntu amwifuza akavuga ati bigende gutya turicara turaganira numva ibiganiro byanjye nawe birahuye mu umurongo wanjye wakazi ngenderwaho. So hari igihe aba boss baduha akazi bagashaka ko wenda tugendera ku bintu byabo sometime ariko by'amafuti bambwira ngewe ibintu byanjye mbishyira ku murongo kandi babiri clear. Nawe aranyumva aravuga ati ibi bintu nzabikurikiza nkuko binsabye nanjye rambwe ibyo nzagusaba nawe ugomba kubikurikiza. So asaba ko dukorana naye ndamubwira ati ndi tayari. Ndanamubwira ati yewe ngibi ibyo navuganye na boss abantu batavuga ngo ibintu byanjye biri clear. Turumvikana neza cyane ibyo mugomba ndamubwira nzabigwa nawe ibyo ngomba agomba kubima kandi na bimwe nibyo mushimira yarabimaye ni trade. Okay, nanjye reka mbaze murakoze nitwa Jado. Hanyuma nakwifuje ko wenda Bact nawe yakaba yari hano. Ikibazo cyane kirabaza kiti ese nagumwa mutekerejeho ubwo wenda niba kiri usubizwe na n'abatumiye abantu ariwe boss wa 3D uraza kutubwira kuki Bact atari hano uyu munsi. Ubushize twabonye atandukana natwe kuri IRIS TV yadushyigikiye. Ese nagabano bashaka gutekereza ko harimo ikibazo? So nkuko nabivuze bwa mbere
nabisobanuye kandi sinzi nimba wari uhari nta kibazo kirimo ntacyo nakubwiye ngo ugira imyaka 30 nka Jado wafashe icyemezo cyo kujya gushinga Iris nibyo yaragusapotinze ariko nanone iyo ataboneka ntabwo ari kumuveba so rero kuba ataje ntabwo nge namuveba kandi nawe afite gahunda agomba gukora kandi nawe uri umubosi tujye tuvugisha ukuri ukabona umuntu aragiye ubu waza aho ngaho ukicara aho ngaho ukamubaza ibibazo kandi agiye koko tujye tuvugisha ukuri wakwicara Jado ubu ufite umukameramani wawe yicaye hano wamubaza ati kubera icyo ugiye kandi impamvu agiye uyizi uyambaza ngo kuki uvuye iwanjye urakoze areka nibarize umuvandimwe igihari cyangwa icyo umuntu abona nuko wenda uranezerewe kubera ko wenda aho wari uri ntabwo hari habi ariko aho uje naho ntabwo nibyo nshaka kuvuga ntabwo hari habi ariko ku bijyanye n'icyo ugomba kubona ku bijyanye n'agaciro kawe ntabwo hari heza kubera ko impamvu wicaye hano ni uko ari byo wumvikanye na 3D kumva ko ari byo byiza kuri we kugira ngo ukomeze utere imbere cyane wakuyemo izihe nyigisho muri aka kazi dukora ka buri munsi muri aka kazi ka online muri aka kazi usanga umunsi kundi tugenda twunguka abavandimwe bashya wakuyemo izihe nyigisho kugira ngo n'umuntu ubirimo yumve agaciro ke yumve ndetse n'icyo agomba guharanira nk'umuntu so inyigisho ya mbere Lucky urakoze inyigisho ya mbere nakuyemo ni ukubaha buri muntu wese usanze mu bintu cyangwa se no gufata umuntu wese mu kigero arimo nicyo kintu cya mbere nakuyemo ikindi inyigisho naha wenda n'undi muntu uri inyuma ibi bintu nakubeshya birema ese ubu ngubu nari kujya muri mika nkakodesha ikode bakari hako ubu ngubu kubera ko ndi hano ntagengira gutya nawe arambwira ati ndakwambika mu ngwanye nta kibazo so ibi bintu rero birimo amafaranga indi nyigisho nakuyemo nuko nasanze iyo urakariye umuntu wese ataba kwanze cyangwa ashobora kugukorera ikosa kandi akarikora kubwo kwirengera kandi nta rundi rwango rurimo irindi somo nakuyemo iyo utakoze ntacyo ugeraho ariko iyo wakoze ugira icyo ugeraho umuvandimwe muri ibi bintu bibamo shawapi buri muntu arirwanya buri muntu arwana intambara uyu munsi nshobora kujya gusaba content umuntu kandi yabonye akambwa ati ko uriya muntu ni uwa mukuru wanjye kandi mukuru wanjye ntabikunda kandi ahantu ari nawe ari kuri YouTube ibi bintu nta rukundo bibamo ariko buryo umuntu natagukunda ukabibona wowe uzamukunde azagera aho akumva nta wundi muntu usigaye hari ahantu ugeze kuvuga ko we na boss nimutumvikana muzajya impaka ubwo ntago uzanye kamera yo guhangana n'umukozi etike y'akazi na shobuja pardon etike y'akazi ukazayitakaza bikazatuma ugira isura mbi bavuga ibintu tukabyumva nabi guhangana n'ikintu bise navuga ko wapfuye ijisho kandi mbona uri muzima nzabimwemerera nshaka nyine ko nshaka ko ukerenga icyo kintu nyine akantu nyine sinzi nimba igisubizo ngo wacyumvise ntago nje guhangana na boss wanjye mu rundi rwego tuje gukora tuje guhangana ni fight kugira ngo umunyarwanda nimba mubwiye ngo wowe wapfuye ijisho 10 to 10 yapfuye ijisho cyangwa nta musabu n'umwe ufite kandi ngiye mbona mubafite ngiyewe muhakanye mubwire ngo uriya muntu afite ijisho kandi nabibona kugira ngo n'umuntu najya kumva ikintu acyumve mu buryo buribwo sibyo icyo kintu uri kucyumva sinzi nimba wacyumvisha cyumvikanye ubwo rero yenda bashimiye ku ruhare rwanjye mwese kabisa mbikuye ku mutima ubwo igisigaye nungira ishyari naye nzakugirira ishyari nunyanga naye nzakwanga ningusaba content ukayinyima naye nzayikwima ariko nuyima nzayiguha dushyigikirane muri ibi bintu Imana ibaho umugisha kandi umwaka mushyashya mwese uzababera uw'amataniro tike yarakoze ikibazo ngiye nari mfite hari team nini ya 3D TV ngira ngo ubwo muvunyi yayivagaho yagiye ahandi arakora
ariko hari umugabo ntari kubona hano witwa Expert King. Niwe uri bubisubize. Right, reka nkirangize wenda na Emmy ajya mu byicaro bye. Aho Emmy ntago wenda nawe aragira icyo abivugaho. Ntago Emmy aje kwirukanisha King mu kazi kuko team yose nayibonye hano. ariko sinikubona King aho bwa buvandimwe ni Lucky abazaga ntibugiye kuburizwa mu Burundi burabaza. So ninjye ubajije icyo kibazo ko ngiye kwirukanisha umuntu. So reka njye nyihereho kandi ndakivuga uko ndi bukivuge uwo ari wese nacyumve nabi. N'ubu uri umwataka ntukore imyitozo ihagije hakaza undi mwataka ukora imyitozo uzarya bench. Reka njye nyivuge gutyo. Kandi ikindi cya kabiri kuba atari hano singewe birareba ba nyiri company. So King ni inshuti yanjye ni n'umuvandimwe niyemera ko dukorana neza tuzakorana kandi nditari kumusapotinga kandi nanjye niteguye ko nawe azamfasha. Ariko nyine aticara ngo yumve ngo Emmy ubwonje nje kwicara nje gukora kandi nakora azahembwa ibye nanjye mpembwa ibyanjye. So rero buri muntu arivukira. King ni King na Emmy ni Emmy. Ubwo nimba yumva ko agomba kwicara nyine azicara bece kandi azahirya igihe kinini da. Kwakira ibindi bibazo bindeba nka bitanu noneho duhite turya then after yo kurya kubera ko muri mwe bwara abantu bankeneye njyenyine turaza gufata buri muntu iminota itarenze 15 kuko turi benshi urumva umuntu afashe iminota 40 ndi 40 ndi 40 twarara hano 15 umuntu wabinsabye mbere ya mwese ni Lucky yabimbwiye ejo ubwo wowe nta kibazo kubera ko ladies first so umva rero kuntu ibintu bimeze ngiye kwakira ibibazo bitanu ikino ngiye gusubiza cyuriya kitarimo. Waruvuze ati ubwo Muvunyi yakoraga kuri 3D TV. Ndagira nkubwire ko 3D TV ya Muvunyi naho ihuriye na 3D TV ya nona. Televiziyo ni imari ishobora kugurishwa nkuko wagurisha icyo ari cyo cyose. Nkuko nabibabwiye nanze guhuza kariyeri yanjye y'ubuhanzi na kariyeri y'itangazamakuru. Mu rwego rwo kubitandukanya fata icyemezo yuko YouTube channel yanjye yitiranwa nanjye FATAKUMAVUTA. Hagati aho ubundi ngiye nakoze FATAKUMAVUTA ari platform zanjye yari na website abakuru murabizi ngiye nitwaga Boskizo. Ariko Imana yaje kumumugisha FATAKUMAVUTA rirakura rirenga ibintu byose. So ubwo ngubwo rero nta kindi nanjye nese mba FATAKUMAVUTA. Ariko mbere nitwaga Boskizo. So ubwo ngubwo rero FATAKUMAVUTA niyo gushyiraho umuziki. Rero habayeho kwicara nka medita nkavuga ngo noneho se ko ngiye gutangira ibiganiro bya YouTube ndahera kuri YouTube ya 0 bibiceri nzabigeraho ryari koko mwabantu. Sibyo? So YouTube rero ziragurishwa mwese murabizi abo wambwiraga iyo team bari bafite umuzigo kandi umuzigo umeze fresh uri verified no muzigo mukuru no muzigo wujuje ibisabwa byose mwese muzimukorera kuri YouTube. So twaguze rero umuzigo. Ikindi kintu nababwira 3D aka kanya tuvugana ni y'abagabo babiri. Umugabo umwe reka mwite X. Umugabo umwe ni X undi mugabo ni FATAKUMAVUTA. Kuko impamvu ari X no umuntu ukora ibintu bitandukanye n'itangazamakuru kure gusa n'umushoramari muri field zitandukanye. Nari nkeneye gutangira ibi bintu kuri level nk'iyo muriho. Ntago nari nkeneye kuza nk'umwana ukivuka. Niyo mpamvu nifashishije undi muntu duteranya amafaranga tugura umuzigo ufatika. Dushoramo amafaranga yo kuba twagura abanyamakuru nk'abo muri kubona. Uwo muntu rero ni X ngewe nanjye ndifata ku mavuta ni ngewe urebana n'akazi kose ka 3D as CEO. Wayisukurikiza ati nsanzwe mbona presenter King ntawe ndi kubona ntago byari ngombwa ko mbibabwira ntago nari nabiteganyije muri gahunda zanjye z'akazi ariko aka kanya naramwirukanye. No kuvuga ngo urabona iyo uguze umuzigo
sometime n'abakozi nyine iyo bashimye terms and conditions ugiye gukoreramo muragumana, ariko wowe kubera ko nawe ufite target ushaka gukoreraho na content, ngende umu content creator mfite nanjye ibitekerezo nshaka gushyira kuri YouTube bitandukanye n'ibyo dusanzwe tuzi mu rwego rwo guca amavuta na fanta bikonje, ko birababaje kubona Lucky yankoresheje akongera kansubiramo ukagira ngo ufata niwe muntu wenyine uba mu Rwanda. So dukeneye rero natwe aka kantu ko kuvuga ngo content creation tugaha agaciro tuvumbure. So mu rwego rw'ubuvumbuzi bwanjye rero n'icyerekezo mfitiye 3D ntabwo uramutipa matching. So kuba tamacinga rero ubwo nyine twararangizanyije. Ndamushimira ku muhate n'umurava ku biganiro twakoranye. Nari maze iminsi muhariwe unkoresha ubusesenguzi mu rwego nawe rwo gukomeza gukuza izina rye, ariko terms and conditions ndiho kano kanya ndimo ndakoreramo ntabwo azifitinga. Kuba atazifitinga rero imiryango yari ifunguye, yakomereje ubuzima handi. Soon as possible mwebwe namwe mufite ama YouTube, King no umuntu uri passionné nawe kwitangazamakuru, namwe nimwumva ari ngombwa mwamuhamagara anytime mukamuha akazi, cyangwa se anytime nawe dushobora kujya kubona tukabona akoze King TV on sait jamais. So icyo ngicyo kiri clear rero. Niba hari ibindi bibazo byandi bitanu twahita twanshema. Fata bimwe mu bintu numvise nuko nyine mutakiri kumwe mbara nyine komeza gufasha mutegeko ahubwo leta mwibariza umunsi nyine 3D TV iza bushyashya ubwo hasokagamo bamuvunyi King tuganira mu ijwi rituje yambwiye ko afite shares muri 3D TV cyashya. Ako nanga twiko katinjiza. Bivuga ko King yitwikiraga ariko nta kintu yari afite. Yaragwa bya adversaire. Urakoze cyane. Cyangwa mwaraziguze. Reka. King yari umukozi. Nta kindi yitwapfanaga buretse kuba yari umukozi. So umukozi rero araza akagenda agakomereza handi ubuzima. Izo ni systeme z'akazi nta birenze birimo. So dusoze. Reka dusoze noneho rero dufite chef ngwino hano. niba bihari koko tugahagarara mu cyubahiro cyawe uratubwira bana bifi hari fata umwanya wawe. So murakoze kuma kanya ya kuba tanzi nitwa Chef Moze, that's my AKA, ubundi nitwa Imana Moise Olivier. Ya nyuma y'iyi press conference hari buffet imeze neza igendeye ku mahitamo ya FATAKUMAVUTA n'ibitekerezo namuhaye. Ya dufite kurya inkoko, dufite kurya salade, dufite ibirayi byiza, ndumva ari ibiryo bimeze neza cyane kandi mwese muranyurwa birabahaza. Murakoze cyane. Ikibazo cyiza nubwo wenda cyasubije uvuze ko turi muri inyama y'inko wenda narabaza ngo ntabwo biri bari inkoko ariko musubize kugira ngo bigende neza. Oya rwose nashira amakenga ntabwo ari ingurube, umunsi twabateguriye inkoko. Murakoze cyane. Murakoze. Mbere yuko tugenda umunota umwe dusinye turangiza Atakuba dasoma se ibyo bintu bari babibongoreye namwe.
urumva twese ibi ngibi nibyo twifuza. Abantu benshi bakunda kuvuga, ujya wumva abantu benshi bakora muri mainstream media house bavuga ngo abantu bakorera kuri YouTube ntago ari abanyamwuga bla bla bla, dushinzwe ibintu byinshi. So mu rwego rwo kugenda dukosora ibyo bintu rero sometime aka nakazi nk'akandi, nayo mpamvu ngewe nifuza kubana n'umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bumunyuze, kugira ngo noneho nawe bizamusaidire muri za nshingano ze namushinze. Iyi contract iba notified kwa noteri nyuma yo gusinywa na ba nyirayo. Wabuze amategeko ya contract. Wanafite umutwe w'igihaza papa. Ni no. So